ndabashuhuje mwese inshuti za Kristo mukomeje gukurikirana ibi byigisho. Yesu ashimwe cyane kandi Imana nyir'umugisha ibahire mwese. Mureke muri uno mwanya dushimire twese Uwiteka uduhaye undi mwanya nk'uyu, tukaba tugiye kongera kubumbura igitabo cy'ibyaremwe, aho twigira gukomera kw'Imana kandi tukanahabonera no kwigaragaza k'urukundo rwayo rutangaje rugaragarira mu baganga nyakuri. Imana yaduhaye abaganga nyakuri bo kuturinda no kutuvura nk'uko dukomeje kubibona. Bwa mbere twabonye mu cyigisho umwuka mwiza nk'umuganga utangaje, ndetse hari n'ikindi cyigisho twize cyatubwiraga iby'ukuntu amazi meza ari umuti utangaje. Noneho uyu munsi dufite icyigisho cyiza cyane, n'icyigisho kitubwira ngo imirasire y'izuba umuganga utangaje. Reka rero mbere y'uko dukomeza twinjira muri iki cyigisho, mbasabe twubaha Imana yacu maze tuyisabe kutuyobora muri uyu mwanya. Data wera, tugarutse imbere yawe muri uyu mwanya kandi turagushimira ubuntu n'amahoro bikomeje kubana natwe muri iki gihe kibi, ariko Mana turagushimye kuri kumwe natwe utaduhana. Data, turashaka kuba ibitambo bizima byera bishimwa nawe, kandi warabitubwiye ko umuzima ari we ushobora kukogeza. Nubwo ibyo tubizi, ariko hari n'ikindi tuzi. Mana, turanabizi ko uhereye mu bworo bw'ikirenge cyacu ukageza mu gitwariro nta hazima dufite, n'ibisebe bitigeze gukandwa. Ariko si ibyo byonyine gusa, twanamenye yuko wivugiye muri Yesaya ibice 43:12 ko ari wowe wabwirije iby'agakiza kandi ugakiza ukanabigaragaza, kandi muri twe nta yindi Mana dufite. Nicyo gituma tuje kugusaba ngo dukize, kandi uduhe kuba abagabo wo kuguhamya ko ari wowe Mana ikiza, mu izina ryiza rya Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi wacu, amen. Nk'uko nari maze kubibamenyesha, uyu munsi dufite ingingo itangaje cyane, aho tugiye kureba imirimo itangaza Imana idukorera tutabizi ndetse tutanabikwiriye, ibinyujije mu mucyo w'izuba. Kandi igitangaje ni uko nta muntu n'umwe Imana igigomwa uwo mugisha, nk'uko tubibona muri Matayo ibice 5:45, ahanditse hati kuko itegeka izuba rye kurasira ababi n'abeza. Kuko Imana ategeka izuba rye kurasira ababi n'abeza. Muri iki cyigisho mfite ibyiringiro ko nyuma yo kukiga turi busoze twese twifatanya mu kuririmba indirimbo ya Zaburi 136:7-8, ahagira hati nimushime yaremye ibiva bikomeye, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Yaremye izuba gutwara ku manywa, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Zaburi 136:7-8. Bavandimwe, iyo twize icyigisho cy'irema tukareba mu itangiriro igice cya mbere, tubona ko ku munsi wa gatatu Imana yaremye ibimera byose. Umuhanzi wa byose amaze kubyitegereza, abona ko ikigomba gukurikiraho ari ukurema izuba. Mu by'ukuri ubwo ni ku munsi wa kane. Ibi ntabwo ari uruhererekane rutagize icyo rusobanuye, kuko Imana irema bigaragara ko buri kintu cyose yagiye ikirema mu buryo buri kintu kigenda gikenera ikindi. Ibyo kandi nibyo tubona ubwo yaremaga umuntu, nk'uko tubisoma mu itangiriro ibice 2:18, aho Imana yavuze iti imaze kurema umuntu iravuga ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Iravuga iti muremere umufasha umukwiriye. Rero niyo mpamvu kwiga iki cyigisho kuri njye, ndumva muri njye bimpa icyizere cyo kurushaho kubaha Imana, kureba kureho mu rukundo rwayo, ndetse no kuyizera biruseho, kandi mu by'ukuri binadutera kuyumvira igihe twigira Imana, igihe twiga urukundo rwayo mu byaremwe.
Reka rero turebe gato isano n'imikoranire iri hagati y'ibimera byose ndetse n'izuba, kandi turi burebe hanyuma n'icyo izuba rifasha imibiri yacu. Noneho mu gusoza nibwo turi burebe icyo ibyo byose bitwigisha mu buzima bw'ibya mwuka. Mbahaye ikaze rero muri iki cyigisho cy'ubuzima cyo kwitungira amagara mazima, aho tugiye kwigira ku byaremwe. Imana idufungurira ibitekerezo tubashe kubyumva neza. Reka ntangire mbibutsa bamwe babizi kandi ngerageze no kumenyesha n'abandi batari babizi ikintu bita photosynthèse. Photosynthèse ni ijambo tugiye kwifashisha muri kino cyigisho, aho tugiye kwigira ku byaremwe, kandi na Yesu Kristo yararikoresheje, nubwo atakoresheje iryo jambo nk'uko ndivuze, ariko tugiye kubireba. Ni muri Luka ibice 12 umurongo wa 27. Luka ibice 12 umurongo wa 27. Naho Yesu umuremyi yavuze aya magambo ati, mwitegereze, cyangwa se mvuge nti yaravugaga ati mutekereze, mwitegereze uburabyo uko bumera, ntibugira umurimo bukora, ntibuboha imyenda, ariko ndababwira yuko Salomo mu bwiza bwe bwose atarimbaga nka kamwe muri bwo. Ayo ni amagambo Kristo yivugiye. Yarashatse kuvuga iki? Tukomeze turi bibone. Noneho iyo nanone usomye amagambo ari mu migani Yesu yaciye, cyane cyane umugani w'umubibyi, tuhabona andi magambo atangaje agaragaza rya jambo turi burebe hanyuma bya photosynthèse. Ni muri Mariko ibice 4 umurongo wa 5 kugeza umurongo wa 7. Uwa 5 uravuga ngo, izindi zigwa ku kara kadafite ubutaka bwinshi, uwo mwanya ziramera kuko ubutaka atari burebure, ariko izuba rivuye ziraraba, kandi kuko zitari zifite imizi ziruma. Umurongo wa 7, izindi zigwa mu mahwa, amahwa araruka arazinega ntizera imbuto. Aya magambo muyazirikane cyane kuko turi buyagarukeho mu kanya gatoya muri kino cyigisho. Reka dusubire rero kuri rya jambo photosynthèse. Iri jambo rigizwe n'amagambo abiri, ariyo photo cyangwa se lumière cyangwa se umucyo. Harimo n'irindi jambo synthèse cyangwa se combinaison. Mu yandi magambo navuga ngo ni urukurikirane. Iri jambo rivuga uburyo mbaraga z'ikimera cyangwa se processus bioenergétique. Mwihangane abatari bubashe kumva ibyo bintu, ariko ntacyo biba bitwaye, ntago ibi guteza imbogamizi mu kumva icyigisho. Ubu ni uburyo bwo gufasha ikimera kwakira ibyo gikeneye cyifashishije ibintu bigeze kuri 3. Icya mbere, imirasire y'izuba. Icya kabiri, amazi, ndetse n'icya gatatu n'imyuka cyangwa se umwuka. Impamvu z'imyuka ni uko iza kwigabanyamo ibice bibiri. Iyo myuka, hari umwuka twita dioxyde de carbone cyangwa se umwuka mubi, noneho hari n'uwundi mwuka twita oxygene cyangwa se umwuka mwiza. Reka noneho ngerageze kuvuga ngenekereje muri make uko iyo photosynthèse ikorwa, cyangwa se izo mbaraga kimera mu kwifashisha cyangwa se mu gushakisha uko kigomba gukura. Photosynthèse ni uburyo bwo kugabanya umwuka, wa mwuka twita dioxyde de carbone wo mu kirere, wa mwuka mubi CO2, noneho ukinjira mu kimera biciye mu mazi. Ikimera kinywa cyifashishije imizi yacyo, maze nanone hifashishijwe imbaraga z'ubushyuhe bw'izuba zanyuze mu mababi y'ikimera, hagahita hasohokamo kigahumeka undi mwuka ugasohoka twita mwiza cyangwa se oxygene, maze bigahita bibyara imbaraga zikomeye zituma ikimera gikura. Energy nuko ikimera kikabasha gukura, hakabaho amagliside. Ndatekereza ko hari bamwe byaba bigoye kubyumva, ariko mwihangane nk'uko nababwiye,
kuko na Kristo yaratubwiye ati mutekereze, niwe wadutegetse ati mutekereze uburabyo uko bumera. Niyo mpamvu rero turi kubutekereza. Ayo magambo yose akaba agiye azamo muri kino cyigisho. Noneho kugira ngo hari tubyumve nk'uko Yesu yabyigishije, reka dusubire kuri ririya somo twabonye haruguru ry'umubibyi. Umurongo wa 5 twari twasomye ngo izindi zigwa ku kara kadafite ubutaka bwinshi, uwo mwanya ziramera kuko ubutaka atari burebure. Umurongo wa 6 ariko izuba rivuye ziraraba, kandi kuko zitari zifite imizi ziruma. Aha rero nk'uko twabonye muri kubibona ko niba izuba rivuye ari ryinshi kandi amazi ari make mu butaka, ikimera nta kindi cyabasha gukora usibye kuma nk'uko Kristo yabitubwiye. Mbese ni nk'uko ikinyabiziga gikoresha esanse igihe kiri mu rugendo, iyo esanse ishizemo bigenda bite? Kirahagarara. Noneho turebe ku murongo wa 7 uko Kristo yavuze, aragira ati izindi zigwa mu mahwa, amahwa araruka araziniga ntizera imbuto. Uyu murongo wo uradusobanurira neza uko bigenda igihe ikimera kibuze izuba kugira ngo hakorwe za mbaraga twavugaga cyangwa se photosynthèse. Nkuko twamaze kubibona, nta kindi kiba nuko icyo kimera kitabasha kwera imbuto. Muri rusange uzasanga ko iki kimera kitagerwaho n'imirasire y'izuba gikunze kuba cyarashurumbutse ari kirekire kandi kizonzwe kandi cyoroshye, ndetse n'amababi yacyo ugasanga ntasa n'ibindi bimera, yarahindutse afite irindi bara. None si byose birashaka mu by'ukuri kutwigisha iki? Ntabwo Kristo yigishaga ibi byigisho ku busa, ndetse natwe uyu mwanya ntabwo tuwufashe kugira ngo twige ubusa. Bavandimwe, ibi byose dukomeje kubona bifite icyo bisobanura n'icyo bitwigisha mu byamwuka byacu. Uburabyo n'ibindi ntibipfa kumera bibyihaye, ahubwo bumera kubw'Imana ibiha imbaraga cyangwa se ibiha ubugingo, kandi ni ibyigisho bikomeye cyane. Reka dukomeze tubireba. Iyo usomye mu gitabo cyo kugana Yesu ni igitabo cyiza cyane mu cyiciro cya 8 cyitwa gukurira muri Kristo, hari amagambo atangaje yahavuzwe. Baranditse ngo uko uburabyo bwerekera izuba kugira ngo imyambi yaryo ibufashe kuba bwiza no gutungana, niko dukwiriye kwerekera zuba ryo gukiranuka, kugira ngo umucyo wo mu ijuru utuvire ngo ingeso zacu zibone kumera nk'iza Kristo. Imana nishimwe. Uwiteka yadushyiriye igitabo kirekire, igitabo kinini, igitabo gikomeye dukwiye kubumbura, ariko ni gake cyane tubumbura kino gitabo. Ndavuga ibyaremwe, kwigira urukundo rw'Imana mu byaremwe. Noneho iyo turebye mu gitabo uburezi, mu cyigisho kivuga ngo kubaho ufite kwizera, hari amagambo atangaje aravuga ngo ukumera kw'akabuto kugereranya itangira ry'ubuzima bw'iby'umwuka, naho gukura kw'igihingwa kukagereranywa no gukura kw'imico. Nta buzima bwabaho ngo gukura kwe kubaho. Igihingwa kigomba gukura cyangwa se kigapfa. Nk'uko igihingwa gikura bucece ntube wabibona ariko kigahora gikura, niko n'imico ikura. Aya ni amagambo meza cyane. Uko igihingwa gishinga umuzi mu butaka, niko natwe tugomba gushinga imizi muri Kristo. Haleluya. Uko igihingwa cyakira umucyo uvuye ku zuba kikakira n'ikime n'imvura, niko natwe dukwiriye kwakira mwuka wera. Twarabibonye igihe twigaga amazi. Ibi ni ibishushanyo bikomeye, ni ibyaremwe turi kwiga kandi bifite icyo bigomba kudufasha mu buzima bwacu, mu kugira ngo twitungire amagara mazima. Harimo ibyigisho bikomeye n'amabanga ariko yahishuwe. Imana irakomeza idusobanurira. Imana yacu yaduhaye isezerano ibinyuza muri Maraki ibice 3, muri Mariko ibice 3 umurongo wa 20, avuga ati ariko mwebweho abubaha izina ryanjye
ni muri Maraki, ntabwo ari Mariko, ni Maraki ibice 3:20. Ariko mwebweho abubaha izina ryanjye, izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza mu mababa yaryo, maze muzasohoka mukinagire nk'inyana zo mu kiraro. Murumva ko icyigisho cyo kwitungira amagara mazima uyu munsi kirimo kiratujyana ku muganga ukomeye tutagomba kwirengagiza, kuko Uwiteka aravuze ati izuba rizabarasira rifite gukiza mu mababa. Tugiye kubyiga mu buryo bw'inkubirane. Hari uburyo bw'umubiri n'uburyo bw'ibyamwuka, kuko byose ni inkubirane, nta na kimwe gitandukana n'ikindi. Iyo uvanyemo kimwe ikindi kirangirika. Reka turebe muri Matayo ibice 6:30. Hari amagambo agira ati ariko Imana ubwo yambika ubwatsi bwo mu gasozi ityo buriho none ejo bakabujugunya mu muriro, ntizarushaho kubambika mwabafite kwizera gukemwe? None se Imana yacu izakoresha iki? Izakoresha zuba ryo gukiranuka. Twabonye ukuntu yambika uburabyo, irabwambika ikoresheje imirasire y'izuba. Natwe iryo sezerano risohorera ku burabyo ni ry'Imana ishaka gusohoreza kuri twebwe ikoresheje izuba ryo gukiranuka. Imana yambika uburabyo bwo mu gasozi ikoresheje izuba. Matayo ibice 6:30. Imana irashaka kutwambika. Niyo mpamvu iduha iryo sezerano ngo ariko Imana ubwo yambika ubwatsi bwo mu gasozi ityo kandi ejo bazabujugunya mu muriro, ntabwo izarushaho kutwambika. Mbega isezerano ryiza. Dukwiye kugira ibyiringiro. Zuba ryo gukiranuka ariho kandi arasira ubishaka wese. Uyu ni umurimo wa Yesu, ni umurimo wa zuba ryo gukiranuka. Usomye mu wifuzwa ibihe byose mu cyigisho cya 51 mu cyigisho cyitwa umucyo w'ubugingo, hari amagambo meza. Ni ku ipaje ya 318 ku bafite igitabo cyo mu mashini cyangwa mu matelefone. Kiravuga ngo nk'uko ururabo rwerekera izuba kugira ngo imirasire y'izuba iruzanire ubwiza, niko umuntu akwiriye guhindukirira zuba ryo gukiranuka kugira ngo umucyo w'ijuru urimbishe wambike imico ye ubwiza bw'imico ya Kristo. Imana nihabwe icyubahiro. Kwambikwa, gukiranuka kwa Kristo. Ni gute twakwambikwa? Birasaba ko zuba ryo gukiranuka, birasaba ko hari imirasire y'izuba nk'uko uburabyo bimera. Ese ntidukwiye kwitegereza uburabyo cyane, maze kubwo kubwitegereza bikadufaniramo icyifuzo, igitekerezo cyangwa isengesho ryo kwinginga umwami, maze tukareba ubwo bwiza bw'uburabyo, tugatekereza ukuntu twaba beza turamutse twemeye zuba ryo gukiranuka akatwambika, akambika imitima yacu. Umuhanzi w'icyatwa usumba abandi bose yitaye ku burabyo, araburimbisha kugira ngo bubengerane kurusha ubwiza bwa Salomo. Yita cyane noneho kurushaho ku muntu ari we shusho y'ubwiza bw'Imana. Uwiteka nahabwe icyubahiro. Uwiteka kwitayeho nubwo utabizi, nubwo ubigendamo gake. Yifuza cyane kubona abana be berekana imico isa niye. Nk'uko imirasire y'izuba ituma uburabyo bugira amabara atandukanye kandi yorohereye, niko Imana nayo iha umuntu ubwiza bw'imico yayo bwite. Uwifuzwa ibihe byose, paje ya 209. Imana irashaka kuduha imico. Hari ijambo batubwiye ngo nk'uko uburabyo bugira amabara atandukanye. Hari icyigisho dukwiye kwigira aha hantu. Mu by'ukuri hari ibyigisho byinshi igihe twemeye dushobora kwigira ku byaremwe. Ukabona ukuntu turabyo iyo tuvangavanze amabara yatwo ukuntu aba agiye atandukanye, ariko nibyo biduha ubwiza. Hari amagambo dusoma mu gitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe, igitabo cya mbere, paje ya 16. Hari amagambo avuga ngo umuremyi w'ibitekerezo byose ashobora gutera abantu batandukanye kuvuga igitekerezo kimwe, nyamara buri wese akakivuga mu buryo bwihariye. Ubwo turi kureba kuri kariya kagingo nanone katubwiraga ubwiza bw'amabara y'ibirabyo mu buryo butandukanye. Nyamara ibi kutabyumva kenshi biteza intambara mu miryango, biteza intambara mu bavandimwe, mu manama, mu biganiro bitandukanye.
kubera iki? Kubera ko haje uburabyo bw'amabara atandukanye. Reka twumve iki cyigisho ukuntu kivuga. Umuremyi w'ibitekerezo byose ashobora gutera abantu batandukanye kuvuga igitekerezo kimwe, nyamara buri wese akakivuga mu buryo bwihariye, ariko ntihabeho kuvuguruzanya, nyamara babivuze mu buryo butandukanye. Kuba iryo tandukaniro ririho ntibikwiriye kudukura imitima cyangwa kutujijisha. Ni inshuro nke cyane abantu babiri bazabona kandi bakavuga ukuri mu buryo bumwe. Ese murabyumva bene da? Buri wese yibanda ku bintu byihariye, iby'imibereho ye cyangwa se uburere bwe yagize byamuteye gukunda kuruta ibindi, akajya yibanda ku bintu bimwe kurenza ibindi. Imirasire y'izuba irasira ku bintu bitandukanye, cyangwa se irasira ku bintu bitandukanye, ituma bigira amabara anyuranye, nk'uko iryo jambo barisoje. Imirasire y'izuba, ahangaha nanone bongeye kudukurura batwerekeza ko Kristo, umuhanzi w'icyatwa, abasha gushyira ibitekerezo, imvugo, uburyo butandukanye mu bantu, nyamara bakavuga ikintu kimwe batavuguruzanya, ariko mu buryo butandukanye, ku buryo ibyo tudashobora kubipfa. Ese kumenya ibi ahari ntibyabera umuti utangaje benshi muri twe kubw'ibisazi byinshi by'ubwonko dufite bitewe no kudasobanukirwa n'ibyigisho biri mu byaremwe? Burya uburabyo bukwiye kutwigisha ibintu byinshi bene data, nyamara usanga dufite uburwayi, twarangiritse mu bwonko bwacu, ndetse tukareba abandi nk'abarwayi, nyamara bitewe n'uburwayi dufite. Niyo mpamvu turi kwiga iki cyigisho cyo kwitungira amagara mazima no mu bwonko. Bikwiye kumvikana rero. Mwibuke ko tugitangira icyigisho, amagambo ibyigisho tubitangira muri kino cyumweru, amagambo twasomye dutangira ibyigisho yatwerekeje muri Yesaya ibice 57 umurongo wa 14, hatubwiraga ngo nimutumburure mutunganye inzira, mukuri bisitaza mu nzira y'ubwoko bwanjye. Uwo niryo somo twakoresheje dutangira ibi byigisho. Ahari rero ushobora kuba wumva wowe ahari twatandukiriye, ukavuga uti ko ntumva avuga indwara n'ibizitera, ko atari kutubwira imiti y'indwara, kandi turi mu cyigisho cyo kwitungira amagara mazima. Ariko ndagira ngo nguhumurize, ntucike intege muvandimwe wanjye. Indwara hafi ya zose dufite, iyaba twabisobanukirwaga neza ibyo turwaye, inkomoko yabyo. Niyo mpamvu turi gutumburura ngo turebe, turi kureba rero ndani cyane, twinjiye kure, kandi nta handi tuzabivana usibye kwigira ku gitabo kibasha kudusobanurira ibintu byinshi mu byaremwe. Niyo mpamvu turi kwiga iby'izuba ndetse n'iby'uburabyo muri uno mwanya. Reka rero dukomeze tureba iki cyigisho cyacu. Ndakurarika kugira ngo ubashe rwose kugikurikira witonze, kuko Imana ishaka kutuvura indwara zikomeye cyane. Reka muri iyi minota isigaye dufatanyirize hamwe noneho kureba ibigaragaza urukundo rw'Imana mu mirasire y'izuba, noneho mu mibereho yacu. Muri Matayo ibice 5 umurongo wa 45 hari amagambo yanditse ati, kuko ategeka izuba rye kurasira ababi n'abeza. Iri jambo twari twarisomye. Izuba ni umugisha Imana yaduhaye ku buryo bungana buri kiremwa cyose kiri ku isi. Ariko ikibabaje, ntibibuza ko hari abigomwa, bakigomwa ku mpamvu zitandukanye, cyangwa se hakagira abandi babagomwa kubona kuri uyu mugisha bitewe n'impamvu iyi n'iyi. Izuba ni umugisha kandi ni umuti utangaje utajya, kandi biratangaje. Ntabwo uyu muti cyangwa se ntabwo uyu muganga Imana yaduhaye tujya dushimira Imana ku bwawo. Kubera iki? Ahari ndatekereza yuko byaba biterwa nuko tuwubona mu buryo uhoraho budasiba, buri munsi tukabona izuba, nuko bikagenda gutyo tukabimenyera. Iki cyigisho rero ubundi ndifuza abavandimwe banjye dufatanye kibe icyigisho cyo gushima Imana. Niyo mpamvu nababwiye, nahari turi bufatanye nuza kubikurikirana neza, tuze kuririmba ya ndirimbo.
gushima Imana. Twishimira iki? Twese ndabizi ko dukunda gushima Imana igihe twakize indwara yakurembeje nuko ukayikira, nuko ugashima ukaza unezerewe. Ariko ikibabaje, ntabwo dukunda gushima Imana ko tutarwaye, ngo tuyishimire uburinzi Imana yadukoreye, ibintu yadukijije tutari tubizi. Ariko se sinzi niba ari twese. Ibyo byose hari ab'Imana yafashije kuzirikana imigisha Imana iduha maze bakayishimira. Reka rero dukomeze, tugiye kureba bike cyane ku bijyanye n'imirasire y'izuba, muganga ukomeye Imana yaduhaye. Izuba rifasha imibiri yacu. Reka turebe icyo imirasire y'izuba ifasha imibereho yacu mu buzima rusange. Icya mbere nifuza kubabwira ni uko imirasire y'izuba ari yo ishoboza umubiri kwakira vitamine bita D yo mu bwoko bwa D. Igihe umuntu yose izuba agiye ku mirasire y'izuba mu gitondo na nimugoroba, byibuze iminota 15, hagati y'iminota 15 n'iminota 30 buri munsi, abasha kubona iyo vitamine D. Ubusanzwe itabasha kubonwa mu mubiri yacu hatabayeho imirasire y'izuba. Ntabwo ushobora kuyibona keretse gusa ubonye imirasire y'izuba. Muzirikane ko muri iki gihe, bitewe n'akazi bamwe bakora, batajya bagera kuri iyi migisha, batajya babona imirasire y'izuba ngo bahure nayo mu buryo bwinshi rwose. Bamwe barazinduka bakirirwa mu mazu bakoreramo, bakaruhuka ku manywa y'ihangu saa sita izuba rimeze nabi. Nyamara twibuke ko atari inama cyangwa se ntacyo bimarira umubiri igihe umuntu agiye kuri rya zuba rikaze. Ubwo rero bikaza gusoza atashye izuba ryarenze. Abantu benshi nuko babayeho. Mu bundi buryo, abana benshi bato, utwana tw'impinja, twirizwa mu mazu, mu byumba, batajya basohoka, kugira ngo bakavuga bati kugira ngo atajya mu miyaga akarwara ibicurane se n'ibindi, izuba rikamwica. Usanga rero bene abo bana bafite uruhu rweruruka, bameze nk'abazungu, kandi ari abirabura, ababyeyi babo ari ibikara, ariko ugasanga abana babo babaye nk'abazungu. Ndetse wababona abantu benshi bakishima bati mbega akana keza, ariko nyamara byaratewe n'uko afite ikibazo, ndetse yabuze imirasire y'izuba kugira ngo imufashe kugira umubiri mwiza cyangwa se kugira ubuzima bwiza. Reka turebe iyo vitamine tumaze kubona ibuze bigenda biti, cyangwa se tubanze turebe n'icyo iyo vitamine twavugaga D imarira imibiri yacu. Iyo vitamine D yinjizwa mu mubiri bitewe n'imirasire y'izuba, niyo ituma habaho gukora ku myunyungugu, umunyu witwa calcium n'undi witwa phosphore. Mwihanganire ayo mazina. Iyo myunyungugu niyo ituma tugira amagufwa akomeye mu mibiri yacu. Iyo ibyo byombi bitakozwe neza, umuntu akabura kimwe muri byo, abasha kurwara indwara zikurikira. Ni indwara zikomeye cyane. Hari indwara bita osteoporose n'indi bita hashitisme. Izi ni indwara zibasira abana cyane, ndetse n'abantu bashaje, abantu bakuze. Ni indwara rero zituma amagufwa aba yoroshye cyane ku buryo agorama cyangwa se akaba yavunika mu buryo bworoshye. Ikindi ni uko iyo umuntu abuze iyo mirasire y'izuba, binyuze iyo umuntu atabonye iyo mirasire y'izuba ngo noneho hakorwe iyo vitamine D twabonye, biteza akaga gakomeye cyane. Ariko reka tuvuge noneho igihe umuntu yayibonye. Iyo ubonye iyo vitamine D, iyo vitamine D nanone ituma umuntu abasha kurwanya indwara, cyangwa se umubiri urwanya indwara nyinshi z'umutima. Indwara nyinshi z'umutima zikarindwa, ndetse igihe hakozwe iyo vitamine D kubw'imirasire y'izuba, ituma tugira ubwirinzi bw'umubiri. Hakorwa ibyo bita des anticorps, ubwirinzi bw'umubiri, ku buryo tutibasirwa n'indwara za mikrobe cyangwa se iziterwa n'amavirusi atandukanye, no kubyimba mu buryo butandukanye. Imirasire y'izuba
ikindi dufasha gitangaje ni uko ituma dusinzira neza. Reka mbabwire iki kintu neza. Buriya mu gitega amatwi ni ikintu gitangaje cyatuma dushima Imana. Buriya kugira ngo dusinzire, kugira ngo tubone ibitotsi, biterwa n'uko umubiri wiriwe ukora umusemburo wifashishije imirasire y'izuba. Uwo musemburo ni umusemburo bita melatonine, ni umusemburo uzana ibitotsi. Niyo mpamvu rero buriya abantu birirwa ahantu hatari umucyo w'izuba, hameze nk'urwijiji, bagahora hameze gutyo, cyangwa se hacanwa amatara asanzwe, bashobora kujya, cyangwa se nibo bantu bakunze kugenda bahura no kubura ibitotsi. Noneho reka mu by'ukuri ntabwo dufite umwanya uhagije ngo twinjire mu bintu byinshi. Reka mbabwire mu gihe twegereje umusozo icyo umuja w'Imana yavuze n'inama twahawe kugira ngo twirinde amakosa aturutse mu kudakoresha neza uyu mugisha twahawe w'imirasire y'izuba mu buzima bwacu. Muzajya mwihangana, dufite igihe gihagije, tuzagenda tuvuga bikeya ariko bifasha, ndetse mbararikira n'ubundi ko habaho kujya mubaza ibibazo ku kibazo, ku kintu se mwagize amatsiko kitasobanutse neza. Muri make mu by'ukuri mbabwije ukuri, ntabwo ibintu byose dushobora kubivuga ngo bishoboke, niyo mpamvu tuvunguraho bike cyane. Reka rero twumve izi nama twahawe n'umuja w'Imana. Yaranditse mu gitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe, ni igitabo cya 2 paje ya 377. Aravuga ati, ni inama twahabwaga: ibiti bitwikira ndetse n'ibihuru binini byegereye inzu si byiza. Twabonye mu mugani wa Yesu aho yatubwiraga uburyo igihe kimera, igihe gitwikiriwe n'ibihuru, ntabwo ngo cyera imbuto. Reka turebe no ku buzima bwacu rero. Ibiti bitwikiriye ndetse n'ibihuru binini byegereye inzu si byiza, kubera ko bituma umwuka utagenda nta nkomyi, kandi bikabuza imirasire y'izuba kwinjira mu nzu neza. Ingaruka iva muri ibi ni uko mu nzu haba ubukonje. By'umwihariko mu bihe by'ubukonje, ibyumba abantu bararamo biba ubutita, maze abantu babiraramo bakarwara indwara nka rubagimpande, bakababara ibikanu n'umutwe, ndetse n'ibibazo by'ibihaha biza ahanini kubyara igituntu. Ibiti byinshi bigira igicucu, bihungura amababi menshi aza kubora iyo adahise akurwaho. Ibyo bihumanya umwuka. Abantu benshi bagiye bitega ko Imana izabarinda uburwayi bitewe gusa n'uko bayibisabye. Abantu bakitwara uko bishakiye, ngaho ibihuru, ngaho imirasire y'izuba ntigigera mu mazu, cyangwa se abantu ntibota akazuba mu gitondo na nimugoroba, maze abantu bagakora amasengesho ngo Imana ibakize uburwayi. Ariko mwumve icyo umuja w'Imana yanditse ati, nyamara Imana ntiyitaye ku masengesho yabo, cyangwa se ntiyitaye ku masengesho yabo na n'uyu munsi, kubera ko kwizera kwabo kutatunganyijwe n'imirimo. Ntabwo Imana izakora igitangaza ngo irinde indwara abantu batiyitaho, ahubwo bakomeza kwica amategeko agenga ubuzima, kandi ngo bakoreshe umuhati bakumira indwara. Iyo ku ruhande rwacu dukora ibyo dushoboye byose kugira ngo tugire ubuzima bwiza, icyo gihe tubasha kwiringira ko hazakurikiraho ingaruka nziza, kandi mu kwizera tubasha gusaba Imana guhira umuhati dukoresha tubungabunga ubuzima. Bityo Imana izasubiza isengesho ryacu kandi bihesha izina ryayo ikuzo. Rero nimureke abantu bose basobanukirwe ko dufite inshingano, dufite umurimo tugomba gukora. Ntabwo Imana izakora mu buryo bw'igitangaza kugira ngo ibungabunge ubuzima bw'abantu biyobora mu nzira ibatera kurwara.
bitewe no kutita ku mategeko agenga ubuzima bwabo. Ugasanga nka kuriya abana birijwe mu mazu ntibajya bagera hanze kugira ngo baticwa n'izuba, nyamara hari amasaha meza Imana n'inama yaduhaye kugira ngo babone iziriya vitamine. Noneho ugasanga batangiye kurwara indwara zikomeye zo kubura amaraso, indwara z'imitima, indwara z'amagufwa n'ibindi. Bavandimwe inshuti za Yesu, Salomo yaranditse ati izuba riranezeza, umucyo w'izuba uranezeza. Kubw'ibyo reka dusoreze ku magambo atubwira ati abashidikanya amasezerano y'Imana kandi ntibiringire ubwishingizi bw'ubuntu bwayo baba bayikoze isoni, kandi aho kuyobora abandi kuri Kristo babatandukanya nawe. Abantu bashidikanya babagereranije, barakomeje n'amagambo yanditswe mu gitabo cy'intambara ikomeye, paji ya 519. haravuga ngo ni ibiti bitera bigaba amashami yabyo hirya no hino, bigatuma umwijima w'amashami yabyo ubuza umucyo w'izuba kurasira ibindi bimera, maze bigahonga ndetse bikuma bizize guhora mu mpehamyi y'icyo giti kitera imbuto. Ubwo ni bya bindi rero twigaga bitaga photosynthese. Ibikorwa bya bene abo bantu bizahora ari igihamya kibashinja ubudatuza. Babiba imbuto zo gushidikanya no kuba mu gihirahiro bitazababuza kubona umusaruro w'ibyo babibye. Bavandimwe, uko bigaragara duhagaze ahantu habi, kandi ibyanditswe byaratubwiye nk'uko tubisoma muri Yesaya ibice 60 umurongo wa 2 ngo dore umwijima uzatwikira isi. Iyi si iri kugenda izaho umwijima, umwijima w'icuraburindi uzatwikira amahanga. Yesu yarongeye arabivuga muri Yohana 12 umurongo wa 35, aratubwira ati hasigaye umwanya muto umucyo ukiri muri mwe, nimugende mugifite umucyo butabiriraho mukiri mu nzira, kuko uwugenda mu mwijima atamenye yajya. Niyo mpamvu mu gitabo Imigani ya Kristo paji ya 46 hari amagambo tubwirwa ngo ibintu byiza birimbishije isi, ariko ntibigaragara keretse iyo izuba rirashe umucyo ugatamurura umwijima. Ayo magambo arakomeza ati rero ubutunzi bw'ijambo ry'Imana ntabwo bugaragara keretse iyo burasiwe n'umucyo wa zuba ryo gukiranuka. Nuko rero ubwo twiga ibyanditswe, dusaba Imana kugira ngo umucyo wa Mwuka Muziranenge arasire kuri iryo jambo, maze tubashe kuribona kandi dushimishwe n'ubutunzi buririmo. Bene data, ibyo nibyo ninginga mbisaba kugira ngo n'iki cyigisho kitugirire umumaro, two kumva ari amagambo acuranze gusa, ahubwo twigire ku byaremwe. Indwara nyinshi tuziterwa nuko tutasobanukiwe n'imigisha yaturutse Imana yaduhaye kandi ituruka mu byaremwe, mu byo yarimwe, tukabyitwara nk'uko tubyishakiye. Imana idufashe kugira ngo dusobanukirwe n'imigisha iri mu byaremwe, kandi twige kino gitabo, twige ibyanditswe byera, tubisobanukirwe ku bwa zuba ryo gukiranuka. Imana yiteguye kuduha imico yayo nk'uko yabitubwiye, itwambike kandi gukiranuka kwa Kristo kumurikira mu mitima yacu twese. Nibyo nsaba ninginga ngo Imana ibiduhere mu izina ryayo ryera. Imana ibaha umugisha mwese, na hejo Imana nibishima ku Mana.